Hallelujah, 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 hallelujah. Hera wasira dragide bone wa era. Hegide bone fo era. Hedita sandola gide bone wa era. Shala gide bone fo. Uracyari yamane vuga bikaba. Yategeka bigakomera. Papa nasize mu rugo bangombwa kwapfa. Nubuhamya burebure cyane, nubuhamya bukomeye nagira ngo ukurikirane. Hanyuma mama papa wanjye baramubwira ngo yapfuye. So wibaza uri umwana w'umuhungu. So urwaje mama wawe bakakubwira ngo papa wasize mu rugo. Hari ijambo bakunda gukoresha avuga ngo burya ngo ibuye rimeneka urwondo rugisukuma. Nabonaga papa ari uzabana nanjye, papa azangirira neza, papa azanyitaho nubwo mama wanjye ndi kubona ari mu marembera, ariko nabonaga papa wanjye azanyitaho, ariko nasenga Imana ikambwira ngo izamugirira neza, Imana izakora ibikomeye. Hanyuma ndaba ngombwa yuko papa wanjye nasize mu rugo ava mu mubiri ataha akagenda. Byarangoye cyane kubyakira, njya muri koma nyine numva uko biri kose, numva Imana ntago ikiri kumwe nanjye, numva Imana yaranaye, numva Imana yarandetse, numva Imana ntago igikora. Nyine muri make ntangira kwitakariza icyizere, ariko Imana igomeza kunkomeza. Ariko iyo uzaba ukomeye, ndagira ngo ubwire ngo Imana ntago ikurekura, uca mu bikomeye, uca mu byoroheje, ariko Imana ikabana nawe. So tudatinze papa wanjye ndagenda namushyingura, maze kumushyingura namushyinguye ari ku cyumweru, hacamo kuwa mbere, hacamo kuwa kabiri, hacamo kuwa gatatu, kuwa kane w'icyo cyumweru, kuwa gatanu saa 8 zuzuye z'ijoro umwaka 2019 saa 8 zuzuye z'ijoro nibwo mama wanjye yavuye mu mubiri. Ni ibintu bigoye, ni ibintu bikomeye, n'ubamya burebure. Mama wanjye ava mu mubiri haciyemo iminsi 5 papa wanjye apfuye yitabye Imana. Hanyuma n'ubamya bukomeye, ariko umunsi akimara gupfa. Yes, reka twongere kubaha ikaze mwese abakurikiye Icyumba TV. Murabizi rero Imana igigira gutya ikatwoherereza abakozi bayo batandukanye, abana b'Imana. Imbere ya kamera rero tubafite umutumirwa, ntatinze reka manze musuhuze muhe umwanya abasuhuze anabibwire mu izina rya Yesu. Kare umukozi w'Imana. Murakoze cyane mu izina rya Yesu. Mbanze kubasuhuza. Icyumweru cyiza, amahoro y'Imana agomeze kubana namwe. Amen. So hanyuma tudatinze mbanze gusuhuza unyakiriye, Imana igumugisha. Amen. Amazina yanjye n'uwambaje Alphonse, niranira kuri ADPR Kinyinya. Uyu munsi mwuka akaba yanyoreje hano ku Cyumba TV kugira ngo tubashe kubana muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana, tubashe kubana muri gahunda. Ndabashimiye cyane kunyakira mukamumaye umwanya ahi wanyu. Murakoze cyane kudikaze mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze. Bo rero ntarajya kure cyangwa se ngo tugire ibintu byinshi tuvugana, ndifuza ko tubanza tukaragiza Imana kino kiganiro tugiye kugirana, kuko ni ibintu by'Imana, ni impamba nini uzaniye abanyarwanda, ariko reka tubanze dusenga Imana. Imana ishimwe. Turagushimiye Imana, uri Imana nziza, uri Imana igaragara, urera, uracyanuka. Turagushimiye ko waturinze mu myaka yashize, mu minsi yatambutse twagiye tubone neza ya Mana. Waraturinze kuva mu kwezi kwa mbere tukivuka kugera uyu munsi Imana. Wabanye natwe, urinda ubwoko bwawe, natwe uraturinda nuhimbazwe. Tugeze kuri Icyumba TV mu izina rya Yesu Kristo. Rero abadukurikiranye bose turasenze muri kano kamwanya tugiye gutangira. Iri mwami w'abami uzuma n'ukuganze, reka imbaraga zawe zize kumanuka zigaragare. Era sado Beretra Hela sire drome gide enima ela durahamagara imbaraga z'Imana, mwuka raganze, ubutatu butagatifu buze buganze, umwuka wera azamanuka ganze, kugira ngo imbaraga z'Imana tuze kuzibona mu izina rya Yesu. Ela sado Beretra gide. Turasenze cyane mwami, urakoze kugiye kuzukabana natwe, urakoze kugiye kwiyerekana cyane kuri iki Cyumba TV, urakoze kuri Imana igiye gukora imirimo, urakoze kuri Imana igiye gukorera imirimo itangaza. Hari abantu bagiye gukira, babuze urubyaro bagiye kubona uruzaro mu izina rya Yesu Kristo. Turasenze cyane ngo tugwaye karibu nikaze, urakoze kumvishe gusenga rimwe izina rya Yesu. Amen, amen, amen. Haleluya, haleluya. Amen. Nukuri turanezerewe kukwakira mukozi w'Imana, biragaragara ko unakijijwe, ariko ndagira ngo ubanze udusangize, kuko hari ukuntu umuntu avuka agasanga wenda se ni pasiteri na nyina ni diakoni, cyangwa se nyina agakura muri Ecole de Dimanche. Hari n'ujya ahantu akasanga abantu bari kubwiriza cyangwa se bari mu bihe byiza, nawe agafatirwa agakizwa. We kugira ngo wisange mu nzira y'agakiza byagenze gute? Imana ishimwe, urakoze cyane. Inzira y'agakiza ni ndende cyane, kandi inzira yo gusenga Imana, kuhamagara Imana, kubangana gutyo ukundi byaciye mu nzira ndende. Navutse n'umwana ukunzwe mu muryango, navutse sanga papa na mama
rero ku myaka 13 yanjye byabaye ngombwa ko nisanga mu babyeyi babiri, biza kuba ngombwa ko ntago nigize niga bikomeye, narize ndangiza primaire bisanzwe, ariko kubwo imibereho itarishimishije biza kurangira ncikirije amashuri. Hanyuma kuri myaka yanjye nsoje primaire, hanyuma mwebwe mudukurikiye mwumve ukuntu Imana ikora imirimo ndetse n'ibitangaza. Kuba nitwa jewe hari aho byavuye naho byaturutse, kuba nsenga Imana, kuba mpamaga Imana ivugana nanjye hari ahantu byavuye. So rero mwebwe mudukurikiranye, nagiye mbona Imana bigiye bitandukanye, mvukira mu muryango ukennye, mvukira mu muryango utagize ahantu va, ariko nsoje primaire byabaye ngombwa ko nahise njya gukizwa, ariko nsenga papa na mama. Papa nta kazi yari afite, mama nawe nta kazi yari afite, byari biraho. Mama yari umuhinzi bisanzwe, papa nawe ari umunyabiraka bisanzwe, ariko papa yakoraga akazi k'umwuga, yakoraga irondo ry'umwuga, niko kazi yari afite. Hanyuma kwisanga nkijijwe, byabaye ngombwa ko umubyeyi wamzaye mu nda, byabaye ngombwa ko ajya kwa muganga, byabaye ngombwa ko arwara. Amaze kurwara, ubwo nyine ndi kubahereza ubuhamya bw'ukuntu naje gukizwa cyese nisanze mu nzira y'agakiza. Biba ngombwa ko umubyeyi wamzaye mama arwara indwara y'amayobera. Hanyuma mwe dukurikiranye, ndagira ngo muze kumva kino kiganiro cyawe n'ubuhamya, muze kumva ukuntu hari ikintu Imana ikora, Imana ikora imirimo ifatika. Hanyuma byaje kuba ngombwa ko umubyeyi akarwara cyane. Kuva 2013 yahise afatwa n'uburwayi bukomeye cyane bwa kanseri. Hanyuma nibwo nahise afata inzira y'agakiza njya gusenga. Hanyuma ndasenga, Imana igenda ivugana nanjye amagambo menshi. Imana irambwira ngo nzakugirira neza. Nsenga Imana imbwira ngo izanyitaho, ariko muri uko gusenga nagendaga mbivangavanga, urumva nari ndi n'umwana ariko ngenda mbivangavanga. Hanyuma Imana izakongerera neza, Imana izakunyitaho. Hanyuma biba ngombwa ko umubyeyi wanjye arwara akajya mu bitaro, ajya kuvurirwa i Kigali. Ageze i Kigali basanga arwaye kanseri. Biba ngombwa ko yari njye na papa twari dusigaye mu rugo twita kuri mama. Ageze kwa muganga i Kigali, kanseri mu bitaro bikuru by'i Kanombe, bamucibere basanze ari kanseri arwaye. Bene data, ndagira ngo mbabwire ahantu Imana ikura umuntu, nta nitakuvana nitagushyira, nta kintu itakora ku buzima bwawe. Hanyuma biba ngombwa ko i Kigali bibananira, ajya mu Ruhengeri, ngomeza gusenga Imana, ngomeza kwinginga Imana, ngomeza gutakambira Imana. Ariko mu Ruhengeri amaze imyaka itatu warayifunga. Biba ngombwa ko kanseri murenga gukira biranga, bimaze kwanga, ngomeza gusenga Imana ikambwira ngo izangirira neza. Hanyuma uko nsenze Imana ikambwira ngo izangirira neza, ariko inyuma abanzi batabuze abadushinyagurira, twaragiye turagurisha buri kimwe cyose kirashira. Ariko gato cyane mu myaka 10 n'ingahe, mu myaka 15 nge nari wa muntu ufigize ikintu akora. Nari ifite pare wari waramzaye, cyangwa se nari ifite pare wo muri batisimu, yampaye ingurube, ndagenda ndayibyaza, ndayorora, irakura cyane. Maze gukura cyane rero, hanyuma Imana inteza iteka, impa buri kimwe, mbona gukora kw'Imana, Imana ishimwe. Hanyuma biba ngombwa ko agera mu Ruhengeri, amara imyaka 3. Iyo myaka 3 rero yayimazeyo wenyine, njye na papa twari dushakisha ubuzima. Imana itugirira neza pe, ubuzima turabibona, tuvuza mama. Ariko tumaze kumuvuza, Imana irambwira ngo humura, ngiye kukujyana ku ishuri. Urumva ishuri ry'ubuzima bisanzwe ryari ryarahagaze kubw'ubufasha, nta muntu wari unyitayeho, n'umubyeyi wari ukwiye kunyitaho, urumva yararwaye. Hanyuma biba ngombwa ko ishuri ndireka, ariko Imana ikambwira ngo nzakujyana mu ishuri. Urumva ishuri ry'ubuzima biratangiye, biba ngombwa ko Imana imbwira ngo ngujyanye mu ishuri. Ya myaka 3 ishize rero, biba ngombwa ko mama bamuhamagara, barambwira ngo ngwino umusange mu bitaro bikuru by'iwanyu. Hanyuma ngira bampamagara i Huye, bambwira ko bamukuye mu bitaro byo mu Ruhengeri bamuzana i Huye. Umubyeyi ndamurwaza, ariko inzira y'agakiza zatangiraga ndende cyane, ndwaza mama wanjye ku giti cyane. Naramurwaje bikomeye, murwaza umwaka wose, murwaza umwaka muzima, ariko ngasenga Imana ikambwira ngo izangira neza. Hanyuma inshuti zari zaramuvuyeho, imiryango yaramuvuyeho, asigaranye igihe na papa twenyine. Hanyuma nitwe twenyine twari tumuri uruhande, nta nshuti yari afite, abo bavukana bari baramutaye.
ariko ngomeza gusenga Imana ikambwira ngo izangirira neza. Bene data, n'ubuhamya burebure, n'ubuhamya bukomeye kubura umwana w'umuhungu ukajya kurwaza umubyeyi mama wawe. Biragoye cyane, buriya niyo mpamvu nta hantu Imana, ikintu cyose Imana ikoze kiba gifite impamvu. Hanyuma nkurikiranye cyangwa se ndagira nkubwire ngo ntuzi nubona Imana iguteretse mu kibazo, hari impamvu Imana ikiguteretsemo, no kugira ngo ejo hazaza no kugira Imana izakwituke izakuza ubuhamya bwawe. Hanyuma ndwaza mama umwaka wose ndamurwaza, twinjira mu bitaro mu kwezi kwa mbere kwa 2018. Hanyuma ibitaro tubibamo umwaka wose. Nagira ngo nkubwire ngo mwene data, ngomeza gusenga. Nusenga Imana izakugirira neza, nusenga Imana izakwitaho. Nabonye Imana atari Bayali, nabonye Imana atari Sekamana, Imana ingirira neza. Imana yanyitayeho, mbona gukora kw'Imana. So tudatinze, hanyuma nagiye mbona neza y'Imana, mbona gukora kw'Imana, ariko ngasenga Imana ikambwira ngo nzakugirira neza, nzakwitaho, nzakora imirimo, nzakora ibifatika. Nsenga Imana irambwira ngo nubwo bimeze gutyo nzabana nawe. So rero nagiye mbona neza y'Imana, ngenda mbona gukora kw'Imana, ngenda mbona uburinzi bw'Imana. Muri wa mwaka wose namaze kwa muganga, Imana yangiriye neza, Imana yanyitayeho. Nta mafaranga twari dufite, papa nta mafaranga yari afite, papa akora buri kimwe cyose, papa aragurisha kugira ngo twite kuri mama. So n'ubuhamya burebure cyane, n'ubuhamya bukomeye cyane, wenda ngira ngo wumve nkurikiranye, umvana Imana kuri umuntu. Byabaye ngombwa ko mu kwezi kwa 9 kuri hafi gusatira ku mwaka 2020 mwaka 2010 ndetse n'9, nagiye mbona gukomera kw'Imana, mbona igitangaza cy'Imana. Hanyuma nagira ngubwire ngo dukurikiranye, Imana yemera ko ibyo byose bikugeraho, Imana yemera ko ibyo byose bikugara kugira ngo bikuzo, kugira ngo ejo hazaza ubashe guca mu gitangaza cy'Imana, kugira ngo ube ukomeye nuko ubanza ugaca mu bigoranye. Nagiye mbona neza y'Imana, rero biba ngombwa ko mbona gukomera kw'Imana. Ndangije ikintu cyabaye ni kimwe, papa wanjye nasize mu rugo, ubwo nari ndi gusatira 2019, umwaka 2019 uri kubura iminsi mike cyane. Ndabyibuka ko papa wanjye nasize mu rugo, bagiye kumpamagara barambwira ngo papa wanjye yapfuye. So ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu bigoye. Nasenze Imana, mbona gukora kw'Imana, mbona ubwiza bw'Imana. Hanyuma uko nasengaga Imana ikamunza kugirira neza, ndagira ngo mbabwire abavandimwe, inshuti zanjye munkurikiye, babyeyi, bagabo, bakobwa, ndagira mbabwire n'ubuhamya buze kugira ikintu basigira. Hari igituma Imana ikuzanira ibyo byose, no kugira ngo ejo hazaza uzahinduke umuntu ukomeye imbere y'Imana. So hanyuma tudatinze rero, haciyemo iminsi mike cyane, barambwira ngo papa nasize mu rugo yapfuye. Biba ngombwa ko njya gushyingura papa, nsize mama wanjye mu bitaro. Ariko muri iyo minsi mama wanjye, ndagira ngo nkubwire ngo yarwajwe umubiri, bari baramuceka ibere bararikuyeho. Hanyuma nyuma kurikuraho aragenda abazwa n'umubiri, aragenda araribwa. Umubyeyi wanjye bigeraho inyo zizamuka cyangwa se ibisimba bikajya biva mu mubiri bigatakara. So bigatakara nyine bikavamo. Yagerwaga apfuka inshuro 3 ku munsi. Byari ibibazo cyane, byari birenze, ariko ngomeza gusenga Imana, ngomeza kwinginga Imana. Imana igenda ibana nanjye, Imana igenda ikorana nanjye, ngenda senga Imana ikambwira ngo nzakugira neza, nzakora imirimo ifatika. Rero nabonye gukora kw'Imana, nabonye neza y'Imana, urukundo rw'Imana nararubonye. Ndagira ngo ngire ngo nkurikiye unteze amatwi, gukora kw'Imana kwagiye kugaragara ku buzima bwacu. Hanyuma mama yari afite uburwayi bukomeye cyane, bugoranye cyane, uburwayi bubi, kanseri, yaragwaye kanseri ikomeye cyane. Abaganga baravuye biranga, mu Ruhengeri yaragezeyo biranga, biba ngombwa ko agaruka mu bitaro bikuru by'Ihuye. Ibitaro bikuru by'Ihuye ndarwaza ariko biranga. Ngomeza gusenga Imana, ngomeza kwinginga Imana. Imana igenda ingira neza, nge nabona Imana igenda ikoresha abantu hirya no hino, ikoresha abantu bagiye batandukanye, bagenda babana nanjye muri bwa burwayi. Ariko narasengaga, barakure twabanaga muri icyo gihe, Imana igenda ingira neza, bagenda basura. Ariko rero muri iyo minsi ndi gusatira ukwezi kwa ndi gusatira umwaka wa 2020 ndetse 2019, papa nasize mu rugo, biba ngombwa kwapfa. N'ubuhamya burebure cyane, n'ubuhamya bukomeye, nagira ngo ukurikirane. Hanyuma papa wanjye baramubwira ngo yapfuye. So wibaza uri umwana w'umuhungu, so urwaje mama wawe, bakakubwira ngo papa wasize mu rugo. Hari ijambo bakunda gukoresha, avuga ngo burya ngo ibuye
rimeneka urwondo rugisukuma. Nabonaga papa ari uzabana nanjye, papa azangirira neza, papa azanyitaho, nubwo mama wanjye ndi kubona ari mu marembera, ariko nabonaga papa wanjye azanyitaho. Ariko nasenga Imana ikambwira ngo izamugirira neza, Imana izakora ibikomeye. Hanyuma ndaba ngombwa yuko papa wanjye nasize mu rugo ava mu mubiri ataha akagenda. Byarangoye cyane kubyakira, njya muri koma nyine, numva uko biri kose, numva Imana ntago ikiri kumwe nanjye, numva Imana yaranaye, numva Imana yarandetse, numva Imana ntago igikora. Nyine muri make ntangira kwitakariza icyizere, ariko Imana igomeza kunkomeza. Ariko iyo uzaba ukomeye, ndagira ngo nkubwire ngo Imana ntago ikurekura, uca mu bikomeye, uca mu byoroheje, ariko Imana ikabana nawe. So tudatinze, papa wanjye ndagenda namushyingura, maze kumushyingura namushyinguye ari ku cyumweru, hacamo kuwa mbere, hacamo kuwa kabiri, hacamo kuwa gatatu, kuwa kane w'icyo cyumweru, kuwa gatanu saa 8 zuzuye z'ijoro, umwaka 2019 saa 8 zuzuye z'ijoro, nibwo mama wanjye yavuye mu mubiri. Ni ibintu bigoye, ni ibintu bikomeye, n'ubamya burebure. Mama wanjye ava mu mubiri haciyemo iminsi 5 papa wanjye apfuye yitabye Imana. Hanyuma n'ubamya bukomeye, ariko uwo munsi akimara gupfa, Imana yarasanze irambwira ngo hari ikintu nkukoreye gikomeye. Irambwira ngo ndagukijije, nkukijije umubabaro ufite, kandi nawe mukijije umuruho yarariho, nta yarari muri koma atavuga, ariko irambwira ngo nzakugirira neza. Hanyuma narakomeye cyane, uwo munsi byari ngombwa ko turara tumushyinguye. Rero bagaba barambwira ati umunsi mugomba kurara mu mishinguye. Urumva nta mafaranga nari mfite, ibyo twari dufite byose byari byaramushiriyeho. Urumva kurwara imyaka 3-4 uri mu bitaro utanga amafaranga, byari ibintu bikomeye. Barambwira ngo umunsi mugomba kurara mu mishinguye, biba ngombwa ko ntabaza inshuti n'abavandimwe, ntabaza abantu benshi bo twasenganye. Ndagira nkubwire ngo nusengana neza n'abantu ntago bazakureka. Nabonye Imana uwo munsi mama wanjye twaraye tumushinguye. Ndagira nkubwire ngo iminsi 4 gusa, iminsi 5 yonyine niyo yaciyemo mama wanjye nawe ndamushyingura, maze gushyingura papa wanjye. Rero ukurikiranye Icyumba TV, ndagira ngo nkubwire ngo nta Imana itagukura, nta Imana itagukugeza. So rero ngomeza gusenga Imana mu bwo buzima. Mama wanjye amaze gupfa, n'ababyeyi banjye bombi bamaze gupfa, maze kubashyingura, byabaye ngombwa ko nca mu buzima bugoye, inshuti zimvaho, abavandimwe barandeka, ariko ngomeza gusenga Imana ikambwira ngo mwana wanjye nzakugirira neza. So rero maze gushyingura ababyeyi banjye haciyemo amezi abiri, ndagira ngo nkubwire ngo yonyine shyinguye mama wanjye na papa wanjye, ibyabaye ibibazo, mpura n'ubuzima bugoye, inzara irandya, nkajya senga Imana ikambwira ngo nzakugira neza, nkajya njya kuririmba muri korari, cyese tugakora amasengesho y'iminsi 2, y'amasengesho y'iminsi 2 agashira, yamara gushira hanyuma ajye ngataha. Imana ikambwira ngo ugenda ushyushye amazi, wagenda ucanira amazi uyashyiremo umunyu, ndi Imana irabigenza neza, nkataha nkabikora nk'uko Imana yabimbwiye. Bimara iyo minsi, inzara irandya, ariko Imana ikambwira ngo nzakugasigara wenyine. Ndagira nkubwire ngo Imana izabana nawe, izakujya neza, izakurengera. So hanyuma nkajya senga Imana ikambwira ngo nzakugira umuntu wifuzwa. Amen. Hanyuma ukurikiranye Icyumba TV, Imana ikambwira ngo nzakugirira neza. Imana ngo nzagukura hasi hahandi utakwikura, nkuzamure ngugeze hejuru. Nge nari umwana wo hepfo riya kwa Makiri Dubai, horo maze gupfusa ababyeyi 2 mu cyumweru kimwe. Ndibaza ngo ari Mana kubera iki bino bintu bikoze, ariko Imana yambwira ngo hari impamvu mbikoze, bariya nabanjye ndabisubije. Irambwira ngo genda ukore ibitara ibi, genda ukore ibyo batakoze. Nanjye rero Imana ingira neza, inteza imbere, sigaye mbona neza y'Imana. Rero nkasenga Imana, nakoraga ubutumwa, abantu benshi twakoranaga ubutumwa, tugakora. Nari ndi muri groupe yitwa Umuriro, nari ndi muri groupe y'Abarashi, nari ndi muri groupe yitwa Abakumirizi, nari ndi muri groupe y'Abahanuzi. Nasengeraga ku rusengero iwacu Kinyinya, nasengeraga ku rusengero rukomeye cyane. Na n'uyu munsi yo nagiyeyo, mva hari amateka akomeye yanjye. Twasenze Imana irivuga, dusenga Imana ikora. Bantu twasengeraga abarwayi bagakira, tugasengera abantu badafite abana bakabona abana, abakobwa babuze ubukwe bakabona ubukwe. Twagiye dusenga n'abantu benshi ba Theogene, twagiye dusengana na ba Pasi, twagiye dusengana na ba Mahoro, tugenda dusenga n'abantu benshi bari mu mwuka w'Imana. Ndagira nkubwire ngo abantu benshi cyane twagiye dusengana bagiye bona neza y'Imana. Uyu munsi rero mpagaze mu mwanya umwe gusenga, mpagaze mu mwanya umwe w'Imana. Imana yangiriye neza, n'ubuhamya bukomeye cyane Imana yanyitayeho. So kugira ngo mve rero mu cyaro ngeri Kigali byatewe n'Imana. Imana irazirasanga irambwira ngo umuhungu wanjye nishimira kandi nkunda, nubwo aciye mu bibazo, nubwo aciye mu geragezo, nubwo aciye mu gahinda,
nukuri nzakugirira neza, ineza y'Imana ibana nanjye. Nzamuka i Kigali, ngeze i Kigali mbona ineza y'Imana, ndabwiriza Imana imereze ivuga ubutumwa rikomeye, imivuga ubutumwa ryagutse, ngenda mbwiriza ku maparuwasi agiye atandukanye. Amen. Hanyuma nabwirije ku maparuwasi agiye atandukanye, mbunye namo ineza y'Imana, mbona gukomera kw'Imana. Imana icyo yarevuganye nanjye rero muri ibyo bihe, muri ubwo buhamya bwose, yarambwiye ngo nzakugira neza, nzakurinda, nzakwitaho. Irambwira humura, nubwo ubuzaba ababyeyi nkube nzakubera umubyeyi. Ndagira ngo mbwire ngo uri kunkurikirana udafite ababyeyi bombi, ufite papa udafite papa wawe, nta hepfo nta ruguru, niyo mbwire ngo Imana izakugirira neza, Imana izakwereka mu izina rya Yesu. Amen. Hanyuma rero nagiye mbona ineza y'Imana, mbona gukomera kw'Imana, sigaye intambara. Urabona ko mberewe iyo nashyizemo kositimu mvuga Imana, abadayimoni bagahwera. Kandi ari igihe nigeze kubona byanze, ubuzima bwanze nabura, ariko uyu munsi ndarya ibintu bikagenda neza, inyama Imana irazima nkazirya, ibintu byose ako gafi Imana irakazana nkakarya, kuko ari Imana yari yaravuze ku buzima bwanjye. So rero abakurikiranye Icyumba TV, ndagira ngo mbabwire ngo nimutuze, Imana iracyari mu ruhande rwanyu, Imana iracyakora, Imana iracyagufiteho umugambi mwiza. Nubwo inshuti zakuvaho, wowe nubwo inshuti zakureka, abavandimwe bakaguta, ababyeyi bakagusiga, ugasigara na Kristo wenyine, ndagira ngo ujye wambaza Imana muri ibyo bibazo urimo, muri ako gahinda urimo. Iyo uri kumwe n'Imana, Imana ibasha kugufata mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. Nagiye mbona gukomera kw'Imana rero kugera uyu munsi, ndabona gukomera kw'Imana, ndacyari umusore, Imana iracyakorana nanjye, ubwiza bw'Imana buracyabana nanjye. Nukuri Yesu abaho umugisha, mwebwe mwankurikiranye, mwebwe twabanye muri ubu buhamya mu Cyumba TV. Ndagira ngo mbabwire ngo buno buhamya buzagira icyo bugufasha, buzagira icyo bukora, Imana izagushyigikire kuri no buhamya ugiye kumva. Hari ahantu buzagukura, buzagutera gukomera, buzagukura kugira hari ahantu ugomba kuva, ukava mu cyumba kimwe ukinjira mu kindi cyumba cyo hejuru. Imana ishimwe. Rero tugiye gusoza dusenga. Imana ibahe umugisha. Amen. Amen. Uri Imana nziza, urera, urakiranuka. Pera wa Siredragi de Bonewa. Imana ikura hasi ku cyavu, ikagukuraho abanzi baguteretse, ikagukura muri bya miryango y'iwanyu. Imana ikagutereka ku ijana n'ibikomangoma. Ariko Mana we, narakubonye ma mu izina rya Yesu. Abakurikiranye Icyumba TV bumvise ubu buhamya, bugira icyo bamarira ku mitima yabo. Wavuganye na Yesu, uramubwira ngo nzakugirira neza. Urangije uvugana na Rufosi, ivuga ngo ivugane nawe, ikora imirimo ndetse n'ibitangaza. Twagiye tubona ineza y'Imana, tugenda tubona gukora kw'Imana. Imana ishimwe. Pera wa Siredragi de Bonewa. Imana ikura hasi, Imana nkuye hasi kwa Makiri ndetse iridobaye. Ya Mana yankuye hadafatika nereka hafatika. Ya Mana yankuye ahantu nari jyenyine ikaba yaramaye inshuti. Ya Mana yankuye ahantu hatari ababyeyi ikaba ababyeyi. Iyo Mana ndayishimira mu izina rya Yesu. Rero ndasenza aho dukurikiranye kugira ngo wumve gukomera kw'Imana. Mwuzaniye itangazo rivuga ngo nubwo bona bakwanze, nubwo bona bakwanze, nubwo nabagutaye, ariko Imana iracagukunda. Yagira ngo ubwire ngo Dawidi bamaze kumuta, Dawidi bamujyana mu ishyamba, Dawidi yari akagabo gato cyane, ariko ndagira ngo ngubwire ngo Pera wa Siredragi de Bonewa, Imana imwitaho, Imana imugirira neza. Ndagira ngo ngubwire ngo Imana yatabaye Dawidi nawe yagutabara. Ndagira ngo ngubwire ngo Imana yakuye Moridekayi ku irembo, na Imana yakugirira neza. Ndagira ngo ngubwire ngo Pera wa Siredragi de Bonewa, Imana yateje kwinangira mu Kavashiki kwari kugira ngo ezitera atabarwe. Mukobwa upfushije ubukwe, musoro ajya kurongora ukabona biranze, nukubera karane zo mu miryango. Ariko ndajambo rivuga ngo uyu munsi Imana igutere muri karane z'imiryango, Imana igutereke mu kimana bwaye na mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze kumvisha gusenga kwacu ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Haleluya, 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 haleluya. Pera wa Siredragi de Bonewa era, hegi de bone fo era, hedita sandora gide Bonewa era, shala gide bone fo. Uracyari Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Urakoze kumvisha gusenga kwacu, kandi urakoze ko hari ibyo we kuri Icyumba TV. Urakoze kubohoye ibintu bikomeye cyane. Urakoze ko imbaraga z'Imana zibonetse muri Icyumba TV. Urakoze ko haleluya, urakoze kuri Imana ikoze imirimo, urakoze kuri Imana ikoze ibikomeye, urakoze kuri Imana ikoze ibirenze, turagushimye wera, twari dupfuye kutugira haleluya, twari dupfuye ariko tugira bizerwa, twari suzugurwa ariko uratwambika utugira neza mu izina rya Yesu. Era twari abo gupfa, ariko ngo uradufata utugira ab'amahanga mu izina rya Yesu. Urakoze kumvisha gusenga ni mu izina rya Yesu Kristo tuzaguze. Urakoze. Amen, 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 amen. Imana ibahe umugisha. Murakoze nabakundaga. Amen, 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 amen.
umuntu yifuza kukutumira cyangwa se kukuganiriza cyangwa se yifuza ko mufatanya gusenga, nagira ngo mutange aderesi y'ukuntu umuntu yababona byoroshye. Imana ishimwe, murakoze cyane. Hanyuma wifuza kuntumira cyangwa wifuza ko dusengana, wifuza ko kumbona amaso ku maso, ndagira ngo ubwire nimero wambonaho. Wambona kuri nimero ya 079 4 6 075. Imana ishimwe. Hanyuma ya WhatsApp wamboneraho ni 072 47 29 365. Izo nizo nimero wabasha kumboneraho. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu, amen. Aderese yanjye ni Kinyinya, niho nkorera umurimo w'Imana. Imana iguha umugisha, amen. Murakoze cyane, Imana ibaho umugisha. Ibiganiro nk'ibi nakagaruka ku Cyumba TV. Nimba uri mushya ukaba utarakora subscribe, bikore, ukanda like, ukoreshe ya unaduhe comment. Dukunda abantu batuhugura, bakatugira inama ndetse bakatwungura ibitekerezo by'ukuntu dukwiye kubikora kugira ngo tubashe kugenda tudasubanye intambwe. Murakoze rero, Uwiteka bahire muri byose, turabakunda kandi tubifuriza ibyiza. Amen. Turagushimiye, Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane kutwakira, namwe Imana ibahe umugisha. Amen, amen.